cya massage cyane nibura umunota. Mama zana n'umugore wawe tugukorera abarwayi abanyana byose. Hari abantu muri iyi minsi mutari kwikunda cyane, ntabwo muri kwikunda cyane, ntabwo muri kumenya uko mugomba kubigenza cyangwa se uko mugomba kumenya ubuzima nyabuzima. Wa mugabo we uri umushoferi, dore turi kugana muri weekend, wazana n'umudamu wawe cyangwa se mukampamagara nkaza nkamukorera massage mu rugo, nkakorera umudamu wawe, nkakorera umugabo umugongo, urutirigongo ndetse n'ijosi, ibiganza, intoki. Umugore nawe ushobora kuba ufite akazi kakuvunye gatera stress, dukora massage y'umutwe ukaba uraruhutse kandi mukaruhuka neza. Mubaye atari na ngombwa ko umuntu yabasanga mu rugo, yewe natwe twabarangira aho dukorera massage, akaba twabakorera ibintu byiza kandi by'umutekano. Hari umuntu ushobora kuba yavuye nko mu kazi ananiwe cyangwa se afite nk'ibintu runaka yiwe akora mu rugo iwawe, bubatse mu rugo iwawe, ushobora kuba nko mu cyaro wavuye guhinga, mbese unaniwe kandi umudamu wawe cyangwa se umufasha wawe ashaka imibonano mpuzabitsina, cyangwa se wa mudamu we nawe ukaba unaniwe ariko umutware wawe akaba ashaka imibonano mpuzabitsina. Tugiye kurebera hamwe ahantu umugore ashobora kwihanganira umugabo cyangwa se ahantu umugabo ashobora kwihanganira umugore. Positeri ya mbere rero ifashwa ku bantu bananiwe, icya mbere icyo bita kuvumbika. Abantu bakuze guhera muri class 45 kuzamura nibo bazi iyo sisiteme yo kuvumbika. Kuvumbika rero, buriya kuvumbika ni ibintu byoroha kandi biryoshya n'imibonano mpuzabitsina. Buriya hari ukuntu uvumbika mu gihe uri gusunika gakeya, mwese mugenda mwisunikisha, umwe asunika n'undi ayisunika, musa nka ubwo umugore aba ari aha umugabo aba ari aha, ubwo mwese muba mumeze nk'abagenda muhura gakeya kandi nta mbaraga zirimo. Hari ahantu iyo muhura gakeya biba bimeze ngo imboro ibiva mu gituba n'igituba kigera hirya, ariko mwongera igituba cyongera kisatira n'imboro yongera, bivuze ngo imboro n'igituba biba bimeze nk'ibihana bikongera bikimana, biba bihana byongera byimana. Niho hantu rero za swing cyangwa se za santima zigenda ziza, kuko iyo agiye kuyimuha ahita ayimwima, akayimuha akongera akayimwima, santima zaza akongera akazicururutsa, akongera akazigabanya. Muri Kigali Love Zone rero ibyo byiza byo kuvumbika hari abantu benshi batabizi. Kigali Love Zone niyo mpamvu tubigisha cyangwa se tubabwira positeri nziza cyangwa se yabasha gutuma umuntu akora imibonano mpuzabitsina nta mbaraga ashyizemo kandi mwese muri buryoherwe. Ikindi cya kabiri rero, hari ukuntu umudamu aryama agaramye, umugabo akaza akasa nk'umujya hejuru ariko akirinda kumuryamaho mu nda no mu gatuza. We icyo akora, igihimba cyo hepfo kiryamaho, agakoresha amaboko cyangwa se agashinga nk'inkokora nko hagati y'umugore, hagati y'urutugu rw'umugore n'umutwe, agashingamo hano gutya inkokora, ku buryo akagenda asunika gakeya, agenda asunika ayimuha yimwima. Niho hahandi ho n'umugore niyo yaba abishaka nawe ahita agenda muri iyo mudu. Nayo iyo positeri iba imeze nko kuvumbika ariko umwe aryamye, ubwo uyu mugabo ari wo umugore ari unaniwe, umugore araryama umugabo akamujya hejuru. Hanyuma umugabo rero yaba atananiwe, umugabo yaba ananiwe, umugore atananiwe, umugabo yemerewe kuryama akagarama, umugore akamujya hejuru akayicaraho, mbese akayiririmbira, akayibyinira, akayinywa
ashaka agahindukira, ashaka yanakwicara nk'uwicaye ku igare, yashaka wakwicara nk'uwicaye kigabo cyangwa kigore, uko wakwicara kose nubwo wayishyiramo umutwe wawe ukawurebesha ku maguru, ugahita uryama wubitse inda ugafata ku maguru y'umugabo wawe, ubundi ugakomeza ukamera nk'umujya hejuru ariko ucuramye, umwe ari haruguru undi acuramye. Niba umutwe w'umugabo ari uyu nguyu, we mugore ugahita uhindukira ukamuryamaho hejuru ariko ukaba irimo. N'iyo positeri nayo yakunda. Hari iyindi positeri rero nayo nziza kandi yakoroha. Hari ukuntu umugore cyangwa se umugore aryamisha urubavu agasa nk'uhina akaguru kamwe akandi akakarambura, umugabo agahita aza yinjira nko ku kibuno cy'umugore. Iyo yinjiye ku kibuno cy'umugore ahita aryama ku kibuno cy'umugore, imboro nayo igahita ikomeza, uzi ko ikibuno n'igituba bimeze nk'ibifatanye, agahita yinjira ashiramo imboro aturutse inyuma. N'iriya positeri nayo yaryoha kandi yaryoshye n'ibintu, yatuma n'umugore arangiza n'umugabo akarangiza, mwese mukarangiza. Iriya positeri nayo ni nziza. Iyindi positeri rero y'abantu bananiwe, hari ukuntu umugabo aba ananiwe ariko akihangana, yarangiza akicara nko ku muguno w'igitanda. Urabona iyo uvuye nko koga muri dushe, ahantu uhita wicara ku gitanda ugiye nko kwihanagura, umugore nawe ahita aza nk'uje kumukikira. Urabona ukuntu ukikira umwana akakurenza ukuguru undi akakurenza ukuguru, na hariya naho ugahita ufata umugabo wawe mu ijosi nk'uri kumuhobera, imboro nayo iba yageze mu gituba, ubundi nabyo mugahita ugasa. Umugabo amera nk'ufata ku gitanda akajya yizamura, n'umugore nawe akongera akimanura amukikiye. Iriya positeri nayo yabasawa. Hari n'iyindi positeri ushobora kuba mukikiranye gutyo, umugabo hahandi yicaye agahita agarama ku buriri. Iyo agaramye ku buriri, umugore aguma hejuru y'umugabo amwicayeho, kuko umugabo we ananiwe rero, umugore agumaho hejuru, umugore akazamuka yicara, akazamuka yicaye. Ubwo mbese aba ameze nk'uri kwicumita ayimanukiramo, aba ameze nk'uri kwicumita ayimanukiramo, yishaka yayinyongera akayigarura iburyo cyangwa ibumoso. Mbese hariya aho abafata n'umugabo, iyo umugabo wagira santima nko ku mabere, agafata santima zo ku mabere ku mugabo, agahindukira hose bagasomana kandi umugabo aryamye, yarangiza ariya naho iriya positeri yaba ari sawa kandi yaryoha. Hari n'igihe umugore aba ananiwe noneho cyangwa se agira nk'amavangingo menshi, kandi bikaba ngombwa ko atari bujye ku buriri, batateguye uko bari buryamane. Hari ukuntu umugore amanuka ku gitanda, yamara kumanuka ku gitanda agahagarara ku gitanda, agahita ahindukira nk'ureba ku gitanda, agahita yunama agafata ku gitanda, agafata ku buriri, aba ameze nk'uwunamye nyine. Umugabo nawe agahita aturuka inyuma, agahita amucumita amuhaye ak'inyuma kampagaze, kaba kitwa k'inyuma kampagaze. Noneho ak'inyuma ko muryamye kariya bakita ak'inyuma ko gupfukama. Hari ak'inyuma ko kampagaze, hari n'ak'inyuma ko gupfukama. Waba rero uri umugore w'umuhanga cyangwa se uzi gutanga igituba neza, akaguru kamwe uragahagarika, akandi kaguru ugahita ugashinga ku gitanda, kagahagarara ku gitanda. Washaka, iyo ubishaka uranahindukira ukareba umugabo wawe, akaguru kamwe kagahagarara akandi ukagahagaritsa ku gitanda. Ubwo ni kimwe nk'aho umugabo wawe yakagafatiye nk'aha ku kuboko kwe, agufashe mu nda, ubundi akagucumita aguturutse imbere, ni nawe murebana muri gusoma. Hariya hantu naho kari agaturu kaba karyoshye kandi nta mbaraga gatanga, nta n'izo gafata.
erega ibintu byose nubwo tujya tubifata tukabifatamo nk'aho bikomeye, nta kintu kiba gikomeye, cyose kiva mu mutwe. Tugomba kwiyoroshya. Kandi nanone mwibuke neza ko iyo umuntu ananiwe, iyo amajije kunanirwa akajya mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nacyo kiraruhura, kiruhura mu mutwe. Niyo mpamvu rero muri Kigali Love Zone tuba twicaye aha ngaha turi kubabwira amapositeri ushobora gukorera abadamu banyu. Reka nawe mugore uramutse uzi positeri, uramutse uyizi, ntabwo byakuraho kuba waha umugabo wawe impano yo kumubwira ibyo uzi. Kuba ubizi rero ni ngombwa ko ugomba kumufasha, kuko nawe uri umufasha w'urugo rwanyu. Nka Kigali Love Zone rero turabakunda cyane, niyo mpamvu tubaha ibyiza byinshi. Ku rundi ruhande Kigali Love Zone hari amapositeri menshi cyane, ariko kuba ari amapositeri menshi cyane, ariko twashatse kuzana amapositeri y'umuntu unaniwe, uvuye mu kazi, uvuye guhinga, uvuye ku isambu, wiriwe mu ifamu, utashye mu rugo, mbese wiriwe ananiwe, arahinguye, avuye ku kazi runaka k'ubukarane, avuye ku kazi runaka. Inaha muri uru Rwanda dufite utuzi twinshi dutandukanye. Rero iyo umuntu ananiwe, niyo mpamvu agomba kubanza agakora n'imibonano mpuzabitsina, kugira ngo nawe ubwe azarebe ko namara kuyikora azahita aruhukira neza. Iyo unaniwe ugakora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ukarongorana, cyangwa se ugasukirana n'umugore wawe cyangwa na sheri wawe, n'ubundi wa munaniro wari ufite wose uragenda ugahuruduka, ukajyana umunaniro wawo, uwo ugasigarana ibyishimo by'umubiri n'umutima. Nka Kigali Love Zone rero tutikaranze mu magambo, hari igihe uvuga menshi ukavuga n'ibitari ibyanyabyo. Nk'ibisanzwe Kigali Love Zone tubafitiye sauna massage, ikiri ingenzi cyangwa se icyo turi gutanga poromosiyo. Sauna tubajije kuzuza ahantu ho gukorera hatatu i Kigali, ni muri Nyamirambo, Nyabugogo ni Nyamata. Massage poromosiyo turi gutanga ni kugusanga iwawe, home massage. Hanyuma dufite umuti ukuraho incakwaha, hanyuma ugakuraho n'ubwanwa. Ntabwo buvaho burundu. Hari abantu mujya mumbaza ngo ese ngo buvaho burundu? Ntabwo buvaho burundu, ahubwo ushobora kumara nk'amezi 3 butaramera, butarongera kumera. Hanyuma dufite n'urubohero muri Kigali Love Zone. Abantu bataciye imyeyo, batakunnye, ni karibu mu rubohero. Utabonye umwanya wo kuza mu rubohero, ufite kugura umuti, tugahuha umuti ukajya mu rubohero iwawe.